MCB oye, MCB oye. Yesu akiri umwana akiza aba bana, we yari umwana yari mwiza sana, bamwita Imana, bamwita ngo ni umwana w'Imana, umujinya urenze uw'ibigirwamana, abantu bamutinyaga sana ariko afite abamufana. Icyubahiro cyose waragihoranye, iremwa ry'isi waratuboneye, ibuka umubabaro wose wapfanye. Icyubahiro cyose waragihoranye, iremwa ry'isi waratuboneye, ibuka umubabaro wose wapfanye. Agahinda kuzura isi yose, kubwiye rwose uzagaruka igihe cyose, kubera agahinda kose Yuda bamukubita ibiceri byose, abibasubiza uko bingana kose, mutimwagabanira umuntu wese, musubira mu byanyu byose. Icyubahiro cyose waragihoranye, iremwa ry'isi waratuboneye, ibuka umubabaro wose wapfanye. Icyubahiro cyose waragihoranye, iremwa ry'isi waratuboneye, ibuka umubabaro wose wapfanye. Icyubahiro cy'isi waragihoranye, iremwa ry'isi waratuboneye, ribuka umubabaro wose wapfanye. Nuko utazi umujinya w'ubukana, bitewe n'inguni bamuteye zo mu misaya, dayimoni zose zirayo zibona, uti Satani niwe umbonerana, ako kanya batangira gufatana, batangiye kurwana. Yesu ati buriya niwe nagutaha, uti mbereza ibyo ndimo kugusaba, ndakurekubeho imyaka 1000 n'amagana. Dayimoni ati muhereze bana.